Muri iki cyumweru cya kane cya Pasika turashimira Imana kuri uyu munsi duhaye duhimbaza abo izuka rya Nyagasani Yesu, ariko by'umwihariko tukazirikana no ku mushumba mwiza, umushumba utarumanza, umushumba wamenye intama ze akaziyobora kandi akaziragira ahari urwuri rutoshye. Kuri iki cyumweru Kiliziya ikaduha kandi uyu munsi mpuzamahanga wo gusabira abiyegurira Imana. Umuhamagaro rero ni impano ikomeye cyane ya Kiliziya, impano ikomeye ku bakristu bemera biyemeza gukurikira Yesu Kristu batareba inyuma. Turasabira rero imihamagaro yose kugira ngo ingoma y'Imana yamamare bose, igere kuri bose, kandi abantu bahazwe n'ubuntu n'ineza by'Imana. Mucyo kandi kuri uyu munsi, kuri iki cyumweru, turusheho gushimira Imana kubera ko yaduhaye umushumba mukuru wa Kiliziya ku isi, nyir'ubutungane Papa Leo wa 14. Mucyo tubanze tubyishimira. N'ubusabira rero imihamagaro kuri uyu munsi, ariko n'umuhamagaro w'umushumba mukuru wa Kiliziya ni ubutumwa twese duhamagarirwa gusabira kugira ngo koko ugutorwa kwe ndetse no kurangiza inshingano bye birusheho kumugirira akamaro Kiliziya natwe twese n'umuryango mugari w'abana b'Imana. Muri iki gitambo cy'Ukaristiya twifatanye gushimira Imana, turifatanya n'umuryango wa Karemera Jean Claude mu gushimira Imana ibyiza idahwema kuwugirira binyujije ku mubyeyi Bikira Mariya, inayitura ibihe biri imbere. Uwo muryango uranasabira abana bazakora ibizamini bya leta ngo Nyagasani azabahe kuyoborwa na Roho Mutagatifu. Monsieur Didier David Mabeli demande la messe pour l'action de grâce et protection divine pour sa famille, ses enfants et petits-enfants. Hamwe na groupe Divine Mercy barasaba misa kwifatanya natwe gushimira Imana ibyiza byose idahwema kubagirira mu buzima bwabo binyuze ku mubyeyi Bikira Mariya, kandi bakomeje no kumwitura, bakomeze ababe hafi mu buzima bwabo. Turifatanya na Mukagasana Justina mu gushimira Imana kubera ibyiza yamugiriye. Hari n'abo dusabira rero by'umwihariko umukristukazi, turifatanya nawe mu gusabira abitabye Imana aribo Kayibura Alfred nabo mu muryango we, Kayibura Roger nabo mu muryango we, Kayumba Claver nabo mu muryango we bose, Imana ibahe iruhuko ridashira. Bavandimwe, ni mucyo twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose, imbere yanyu bavandimwe baracumira banatekereje ibyo navuze, ibyo nakoze, nabuze nirengagije gutungana, baracumira rwose Imana ishobora byose nitubabarire
idukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka